njyewe ngiye kurongora amagambo ashire ivuga. Ubwo abagore nta muntu umuvugije ra? Nta muntu umuvugije? Niko mwabagore mwe nta muntu umuvugije? None umuntu nk'uriya mwabyaye umeze kuriya nta kintu abuze, hakaba ageze igihe cyo kububa, agenda yububa n'akabando kuko ubwo ngubwo ibyo bintu rega niri mushaka nimba narwaye mwagira da. Nyinshi cyane
maze akagira urubuga rwe urwo twita ingarigari, akagira ingarigari ye iyo bakunze kwita Papa Sava. Papa Sava rero yagiye akina filime zitandukanye kuri Papa Sava, yabahaye filime zitandukanye, yakoze byinshi bitandukanye yewe afite imitungo itandukanye, yahawe ibikombe bitandukanye, yagiye avugwaho byinshi rero, yagiye avugwaho byinshi mu rukundo. Baramwe baravuga bati uyu mugabo rwose ashobora kuba ntuziriya hasi hariya hadakora, ko ni kamwe. Baravuga ati uyu mugabo rwose wabona ikimasa rwose kimwe gifite ipfupfu hano inyuma, ikimasa gifite ipfupfu murarizi ry'ikimasa, ikimasa twagerera imfizi kabuhariwe. Baravuga bati ishobora kuba yaramukandagiye, ariko barabyoroshya baratebya, baravuga toya reka tuyoye kubyita imfizi ahubwo tubyita intama, sibyo? Maze barakomeza baramuvuga karahava. Baravuga batese koko uyu muhungu ko nta kintu abuze, ko afite amafaranga, ko yamaze kubaka izina, afite abamutwerera benshi, kubera iki atagera umugero w'abageni, kubera iki nawe adafata icyemezo ngo ajye mu ruhando rw'abandi bagabo bafashe icyemezo b'abasitari tuzi hano mu Rwanda. Baravuga bati noneho reka natwe tugire ukuntu twungura umuryango nyarwanda. Abivuzeho byinshi, baravuga bati uko byamera kose uyu mugabo ashobora kuba atari muzima, wabona baramugiriyeyo, wabona kubera gukundwa na benshi, by'umwihariko igitsina gore ngo baramukunda rwose, baramukunda, ariko akaba inyangamugayo, kuko n'umwe mu basitari dufite mu Rwanda batajya bavugwaho na gato ngo runaka ngo yagize gutya ngo aragenda ngo nuko ngo none ngo umwana yaravutse. Mwarabyumvise, yago yaravuzwe n'abandi. Ubundi bakavuga ko badashoboka, abakinnyi ba filime ari abantu bagira utugesogeso twinshi, ariko ntabwo yabivuzweho. Abenshi muri filime bavugwa ko iyo bagiye kwinjiza by'umwihariko igitsina gore bababwira ati rero birasaba diru kwa diru. Uyu mugabo rero, uyu musore ntabwo rwose abivugwaho, ni inyangamugayo, abantu bamukunda ari benshi, mu ijwi rye risaraye rivuga rwose wumva, ariko akagira inganzo isobetse ubuhanga. Ubwo ndi kwinjira muri cya kinyarwanda cye, nimwumva ngisobwa muranyihanganira. Yavuzweho byinshi bitandukanye, ariko twababwira ko ibyo bagiye bibaza byabaga bishingiye kuri icyo atese koko uyu muhungu kweri ikimasa cyaramukandagiye, intama yaramukandagiye, reka rimwe ati n'iby'iwabo utuntu twinshi, abandi bati abanyarwanda ni babi, reka abandi bati buragira ubugugu, abandi bati ari kubira akunda utuntu, ariko n'imfura ninkubwira ngo n'imfura. Hari benshi koko urubuga rwe rwamaze guha izina, urubuga rwe rwamaze kugaburira, hari benshi impano ye yamaze kugaburirwa. Hari n'abamwiyitirira bakamwiyitirira, maze wajya kumusacinga ukamubura rwose, ukabona abantu yitegeka ba Papa Sava benshi. Ariko ntekereza ko iyo uzi gufafanura uramumenya. Uyu muhungu rero mu minsi yashize bagira barya hindi umupasiteri, dore ko bariho bavuga ibintu bari kuvuga, yewe ba Papa Korode ibintu bari gukora hano hanze, ba Korode nako nimba ari ba Papa Korode, ibintu bari gukora hano hanze, nabo baririrwa bahimba imitwe, bahimbira abantu. Bagira umwe mu bapasiteri hano mu Rwanda aravuga ati rwose Mama Sava, Papa Sava agiye kukurongora, ati ndahanuye. Umugore ati iyo nkuru ukayivimuzi rero ukayigera imuzingo nkayumva, aramubwira. Ariko ibyo byose byaratangiye, imbuga nkoranyambaga zirandika, ama YouTube channel arandika byinshi, amaradiyo aravuga, baravuga, bamwe bati aramurongora rwose, kubera ko Mama Sava yabaye umugore ariko ntafite umugabo. Ibyo twaranabibabwiye, hari inkuru twashyizeho hano. Bandi bati uko byamera kose n'ubundi ni umugore we, umwe ni Mama Sava, undi ni Papa Sava. Ibyo byose babivugaho, baravuga bati rwose
kwibanira kuba babana nta gitangaza kirimo. Ibitangazamakuru rwose byagiye bimuvugaho, abantu babitega amatwi barabyumva kubera ubwo buhanuzi bwatambukijwe n'uwo mugabo ngo ni umupasiteri abwira mama Sava ati rwose papa Sava wowe arakurongora. Abantu rero babishingiraho kubera filime bakinana, rimwe na rimwe uriya mugore arira ati papa Sava ibintu ngore ni ibiki, kubera ko nyine ngo bahari ibyo batujuje ngo za nshingano zaho hirya iyo ngiyo, ngo iwabo w'abakuru hari iwabo w'abakuru ngo hari ibintu bituzuyeyo, ukabona bari kubishwanira. Ubundi mama Sava papa Sava nyine ukabona n'umugore n'umugabo ariko ni muri filime. Nuko abantu baravuga bati nyamara buri ukuri gushirira mu biganiro, wabona ko agize gutya tukabyumva dutyo tukabitega amatwi, maze koko bakarushinga rugahama. Benshi barabivuga bavuga ukuntu nyine ari abantu basabana bakinana, kandi bakavuga ko n'uriya mugore nawe hari umugore rwose w'ikimero, umugore urebetse, umugore uteye uko nawe abyifuza, dore ko nawe arivugira ati jyewe nkunda abagabo beza, nkunda abagabo beza kandi mbuge umugabo mwiza n'ufite agafaranga. uri kunyumva? Umugabo mwiza n'ufite agafaranga. Nuko aravuga ati rero nanjye nkunda abagabo beza, yagiye abivugaho kenshi cyane mama Sava. Nuko ibyo rero byatumye nyine umuriro waka, bafite utuntu twinshi bahishingiraho bakavuga bati nyamara wabona umuhanuzi avuze ukuri, wabona umuhanuzi avuze ukuri. None rero reka dutegereze noneho turebe nimba papa Sava ari burongore mama Sava nkuko n'ubundi asanzwe ari umugore we muri filime. Nuko ibyo rero nyuma yo kuvugwa episode 1000 iruzuye, papa Sava ajya kuri YouTube channel yatangira kuganiriza abakinyi be, ababaza utuntu n'utundi mu kiganiro yise Subiza. Mu kiganiro yise Subiza, maze aragenda rero agera kuri mama Sava aramubwira ati ubundi wowe mbwira uri tayari kurongorwa wowe na papa Sava mubanye mute, tubwire. Ariko amubwira ati tubwire story yuko mubana hirya ya kamera bigenda gute, ese ibyo abantu babona byo bihagaze gutera mu challenging nyina mubaza utuntu twinshi. Ariko umugore nawe murabizi gusubizayo n'ibyisa bigaragura kwa kundi n'iminwa yamaze guhomeka rwose, ubuto bwose bwo muri Kigali ubona yaburunzeho rwose arahomeka. Nuko nyine ukabona nyine yakubisemo, nuko akavuga si uguseka si ukurerembura amaso, rwose arayarerembura pe, ntabwo ujya ubibona, arayarerembura pe, arayarerembura nawe ugahita uvuga uti nyamara hari icyo ari kumbwira. Ubwo nyine hari abahita babitekereza gutya, ariko ntabwo wapfa kumwishyikiriza uriya mugore umunyabwenge. By the way, ntiwumve ngo nyine yakunda kwivugira ubuzima bwe ati jyewe nta mugabo mfite, ariko ntabwo wapfa kumwinjirira gutyo gusa. Ntabwo wapfa kumwinjirira gutyo gusa, araniyubaha kandi aziko nanone arangaye gato izina rye hasi gataremera nkajyaje. Murabona iyo urifashe gutya, urifashe rwose, urifashe uringaniye n'agasima, none ukarifata mu ntoki warangiza ukarirekurira hasi. Burya abakobwa benshi ubuzima bwabo niko bumera. Muko uri kunyumva? Muko uri kunyumva? Niko bimera ubuzima bw'abakobwa, nuko nguko bumera. Uriya mugoro ntabwo ari indangare. Maze rero byavuzwe byinshi, noneho bidatinze muri iyi minsi rero, uyu munsi ndi kukubwira umugabo umusore papa Sava kuri radio imwe ntari buvuge, ntago giye nyamamariza kuko n'ubundi nagizwi cyane, ariko nyine iri gutraininga, ariko ntago abantu bayizi cyane. Baramubaza ati rwose byavuzweho byinshi, kubera iki utagera umugero kandi ntacyo ubuze, ibitangazamakuru birahari twagushyigikira, dutekereza ko uramutse uvuze uti ngiye kurongora biroroshye, inkwano ni maramoya, ni mu gitondo n'umuntu umwe yayiguha mu bantu bagukunda. Bite baramubaza n'akari mu nda y'ingoma. Inda y'ingoma buramubona kwa padiri bahunda ingoma, ariko bura hari umuntu uza kari mu nda yayo, baramubajije bamubaza n'akatari gakwiriye kubazwa. Maze umugabo nimba ari igitutu, nimba ari cyaravuga tumva rero mbabwire rwose mbivugira ahangaha, njyewe ngiye kurongora amagambo ashire ivuga. Ubwo abagore nta muntu umuvugije niko mwabagore mwe, nta muntu umuvugije. None umuntu nk'uriya mwabyaye umeze kuriya nta kintu abuze, hakaba ageze igihe cyo kububa, agenda yububa n'akabando kuko ngubwo ibyo bintu rega niri mushaka nimba narwaye mwagira da, ariko ntabwo arwaye mwagira, ndabiza amafaranga mwayamuha. Noneho bakareba ukuntu batera urushinge, noneho ntuze ikagira vitesse keguka fresh, ibintu bikagenda neza. Nuko ubwo rero rwose mbakurire agahuku kibuno,
yavuze ati ngiye kubaha umugeni maze muceceke amagambo mwaravuze mwageze mute muceceke ibibazo mufite baha umugeni maze ndebe ese ubwo bundi wa mugani nabaha umugeni muzamumaze iki hari n'ibintu ukwiye kwibaza uriya mutipe ubuzima bwe rwose buri private ntabwo umenya impamvu cyane ko urarira si wowe azarongora yewe hari ubwo atanarongora uwawe ntiyarongora mushiki wawe ntiyarongora wa nyoko wanyu ntiyagira gute uriya ni umusitari ntagapfa gufata inya rimwe na rimwe hari igihe ababisakuzamo usanga wagira ngo babifitemo inyungu nuko yakuye agahu ku kibuno rero akubita hasi ikibuno gisigara gutyo nyine ukibona kuriya kwa kundi kiba kimeze nuko aravuga ati rwose amagambo nashira ivuga ngewe ndaje nshaka ukuntu rero noneho ngira gute ibintu bishyira ahagaragara ntariko choice nanjye mba nditaye mu gutwi ndavuga noneho abankurikire reka namwe ngira akantu mbabwira ngira akantu mbabwira ariko nanone dutegereze ko azabyivugira neza bya nyabyo hari igihe yaba ari ugutebya buriya abantu baba mu bintu by'umuco bagira imvugo yitwa gutebye ari mwari igihe ayikubwira ukaba wanarira uzajya ubyumva ngo nta mugeni tuguha kandi nta kibazo mufitanye ngo nawo ngo rwose ngo mwaje ngo inka zacu ngo zari zashotse ngo nuko ngo muri ya muhungu wanyu ngo arazimira ngo atuma zidashoka ngo kandi rwose ngo izuba ryari rigiye kuzinangura ati rero rwose nta mugeni tubaha bagatebya nyine gutyo hari ubwo wasanga nawe atebya nyabuneka nimureke dutegereze turebe amazi abaho umukwe da umukwe ndi kuniganwa n'ijambo abaho umugeni ko mutari mu nkosoye abaho umugeni namara kubaho umugeni rero namwe ubwo nyine mugire nabyara muzagenda kumuhemba reka mbashimire ngwavunaguye niyakwirwa mu ruhago ni cya kinyarwanda cye ngwavunaguye amagambo avunaguye niyakwirwa mu ruhago nanjye ndashyiramo ibintu byinshi cyane nshobora no kubyica ibyo bintu ndiho mvuga mbashimire cyane mbashimire nitwa Emmanuel Kanani ibiganiro byacu nakagaruka ndabakunda ariko ntukore nyabuneka ugenda ukoze subscribe ibintu byose bigende neza ese ubwo wakoze subscribe ukanesha ubundi se bigutwaye iki koko tuvugisha ukuri ukoze subscribe byagutwara iki n'ukuri yikandeho noneho wigendera amahoro kanda kuri subscribe urakandaho gatatu two tumenyetso turimo numara gukanda kuri iryo jambo ritukura riri iruhande rw'iyo video ntabwo ujya kure kanda kuri iryo jambo ritukura sibyo ngo ritukura bararihinduye YouTube nayo iratuvangira kanda kuri iryo jambo ryitwa subscribe riri hirya ya telefone hirya gatoya mu nguni ntabwo uribona kandamo rimwe kandamo kabiri kandamo gatatu ibintu bibe wane kandi ubwo urikaze ntuzasubire ngo uzongera ukande wabona ejo uzongera ugakanda oya kandi inshuro imwe wongera ukande kuri ako kantu nanone kakamenyetso baguhaye wongera ukande karako hejuru gafite inyuguti ziri hirya zitwa oro ibintu bijye bigira bite bigenda neza Imana y'u Rwanda ibane namwe papa sava tanga umugeni ka yacyanye ntuzi